ndi excuse no ku bantu babonye ikiganiro cyanjye nakoze kuri Yago TV show. Hari ijambo mutakiriye neza ko rivuga ngo hari abantu bari batangiye gutangaza ko Gogo yishwe n'igicuri n'uburozi n'ibindi. Dore umunsi Gogo yapfuyeho n'icyo yazize. Gogo icyamwishe n'icyo tubivugiye hano kuri kamera zingana urya n'isi yose ibyumva mu ndimi zitandukanye. Murabizi ko umuryango Gogo afite mbisubiremo nitwe n'aba bantu n'aba banyamakuru n'abantu bari kureba iki kiganiro ni natwe nka timu yaba abantu Imana yari yaratoranije niwo muryango Gogo afite mugari tubanze tubitangaza. You very well know that Gogo is an orphan. Hari nimero rero abantu bashobora koherezaho inkunga support yo gufasha Gogo ibaruye n'ubundi ku mazina yamusabye Imana Gloriose. Baravugaga ngo hari ibitaramo bitandukanye bakoze ndetse byinshi turabizi management we yarabitubwiye atubwira ko hajya havamo ubushobozi butandukanye. Manager we yatubwiye ko amafaranga yavagamo yafatagaho make andi nakahereza Gogo ndetse n'umuryango we umurera uyu munsi. Ariko twabonye bakurikirana bavuga ngo mu byo bagiye bakora byose mu bitaramo byose yakoze yabari inyungu zose zavuye mu muziki we nta n'igice na kimwe bigeze babona. Nibyo koko nta n'igice na kimwe bigeze bakira bo mu rugo, ahubwo yaba ari ubuvugizi bwakozwe n'itangazamakuru ritari ry'ukuri rigakwirakwiza inkuru itariyo. Ariko muri management areka tubasuze kandi tubifurize kugumya kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje gukurikira urugwiro Gospel TV ndetse na bigezweho TV. Mwese mwakoze subscribe reka tubashimire cyane, namwe mutarayikora mugende murebe hasi mu magambo atukura ubundi mukandeho kugira ngo mugiye mukomeza kuryoherwa n'ibyiza. Nkuko rero muri kubibona turi hano kuri Rwanda Forensic Institute. Ijambo rya mbere ni ryo kubashimira nk'itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'ibindi binyamakuru bishobora kuba biteraniye hano uyu munsi wa none. Njye nitwa Bikemo Yesu, nitwa Bikorimana Emmanuel uzwi nka Bikemo Yesu ku mbuga nkoranyambaga. Nyakwigendera musabye Imana Gloriose wamaze gutaha cyangwa se Gogo muri team management ye ninjye wari uhagarariye itangazamakuru ndetse n'umuziki. Ariyo mpamvu ari njye ugiye kuvuga cyangwa se gusobanura iby'inkuru yo gutaha kwa Gogo, dore ko byamaze no kwisobanura twabivuze kenshi. Ahubwo nyine tugiye gupuenta tuvuge Gogo uyu munsi ari he, Gogo azashyingurwa ryari, hehe. Nicyo kintu tugiye kubasha kuvugira imbere y'itangazamakuru. Muri iki kiganiro rero ndi kumwe n'uruhande rwa Uganda twazanye kugira ngo nabakomeze basangiza amakuru kuko Uganda ni igihugu cyatubaye hafi cyane aho umugeni wacu yatahiye. Itangazamakuru rya Uganda ryakoze akazi kenshi cyane. So I want you to interpret what I'm saying because I want to thank Ugandan people. Before we do, present yourself. My name is Fred Muziki Rukundo. I'm based in Kampala, Uganda. I'm a music promoter and I've been working with several artists including Butera Knowless. I'm her representative in Uganda. In the same line is how I came to meet several artists from Rwanda who have been coming for performances and other gigs. So it's in the same way that I met Team Gogo, who is left now. So I'm here with them. Naje mbaherekeje. Yego. Nk'itangazamakuru ryo mu Rwanda twishimiye kwakira itangazamakuru rya Uganda rihagarariwe na Fred muri aka kanya. Fred ni karibu mu Rwanda. We are here to welcome Fred. You are most welcome from Ugandan side. Uyu Fred yatubaye hafi muri Uganda. Fred has been with us in Uganda hakimara kumenyekana inkuru yo gutaha kwa Gogo. After the sudden news of Gogo. Uyu Fred ni promoter w'abahanzi benshi bamaze kumuca imbere barimo na Butera Knowless. Fred is one of the promoters that have worked with artists including Knowless. Ibitaramo byinshi byo muri Uganda niwe ubikordona. Rero natwe yaraturebye nka team Gogo adushyira mu maboko yaradufasha. Fred is a promoter and has been hosting different nights or events
and it is in the same line that we managed to meet Team Gogo. ubwo rero Fred yatubaye hafi hamwe n'umunyamakuru bita Bruno K. That I managed to be with them at the same time with Bruno K. n'abandi banyamakuru muri Uganda badufashije ntavuze amazina Imana ibahumugisha. And other artists, he has not mentioned the names. May God bless you. Ibi tubivugiye ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo nabo turekonese umusanzu wabo baradufashije cyane. I'm talking this on the land of Rwanda, and we want to thank you so much, people of Uganda. Reka nze ku nkuru ya Gogo. This is the story of Gogo. Gogo Gloriose ni umuririmbyi waririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gogo Glorious has been an artist who has been praising God. Umuririmbyi ukomoka mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe. A musician from Rwamagana at a place called Mubumbwe. Fumbwe. Gogo Gloriose si ntabwo yari umuririmbyi gusa yari na doctor. Niko nge mwita. Gogo has not been just a musician, but I may call her a doctor. Kubera iki mwita doctor? Hari benshi yaruhuye mu mvugo ze. Why do I call her a doctor? There are many people that she managed to heal. Hari benshi ahari yarinze kwiyahura. Sorry? Hari benshi yarinze gufata ibyemezo bibi ku buzima bwabo. There are many people that almost wanted to commit suicide. Hari benshi Gogo yatumye bagira icyizere ko nta hantu kure Imana itakura umuntu nta nandi kure Imana itageze umuntu. There are several people that Gogo gave hope of life. Ndatangazwa n'ijambo rikomeye Gogo yambwiye haburi cyumweru ngapfe. There is a word Gogo told me a week before her passing. Naramubajije ngo Gogo ni cye gitangaza ushima Imana ku buzima bwawe yaba yaragukoreye. I asked Gogo, what kind of miracle did God do for you? Yaransubije ngo namaze gusobanukirwa ko Imana itarobanura ku butoni kandi ko nta hantu kuri Imana itakuvana umuntu nta n'ahandi kuri itamujyana. That God is a fair God. Kurabanura mu gitamute. Katonda tayawula. Let me speak it in Kiganda. It's okay, kale. Iryo somo Gogo araridusigiye. Gogo has given us a lesson. Dore inkuru ya Gogo rero y'ukuntu yatashye. This is the story of how Gogo died. Ndashaka gusobanura iki kintu imbere y'itangazamakuru kuko nabonye hari abari kugisobanura mu buryo butari bwo kandi ari umuntu wacu twariho ataha. I want to explain this so that the media can understand, because we have had a lot of rumors. Ndashaka kubigira clear. Simbivugisha amarangamutima gusa ndabivugisha na document z'abaganga. I'm not just saying by words, but I also have documents. Gogo twavanye mu Rwanda ariko wa kane nijoro ku itariki ya 30 niba mbyibuka neza twerekeza Uganda. We left Rwanda on 30th, I think it was Thursday, going to Uganda. Twari tugiye gukora umurimo w'Imana muri mu karere ka Kakumiro district muri Uganda. We had gone for a gospel mission in Kakumiro district, Uganda. Icyo gihe twaragiye hari videos bigaragaza kuri channel ya Gogo Gloriose. Gogo umunsi wa mbere twabonye ibintu bikomeye bitwereka ko Gogo ari kudusezeraho ntitwabimenya. Umunsi wa mbere wa crusade, the very first time of the crusade, there are many signs that we saw into Gogo which manifested her like saying bye. Gogo yabyiniye Imana mu buryo budasanzwe abantu mwarabonye kuri social media. Gogo atambira Imana bigeraho afata inkoni akajya agenda kubita banze kubyina akabazana kubyina. Ibyo nanze ko cameraman abyerekana icyo gihe. Gogo praised God in a way that we never expected and which was unusual of what we used to see her praising God. Wari umunsi wo kwa gatanu w'igiterane. It was the very first day and Friday. Aha. Ku munsi wo kuwa gatandatu Gogo yagarutse mu materaniro aririmba. Twanze ko akomeza kuririmba cyane. Musabira iteraniro ko bamuhindirimba ebyiri gusa kuko kwa gatanu yari yakoresheje imbaraga zo guhimbaza Imana. Ndawatuma hanze naruhuke aririmba indirimbo ebyiri gusa ntizari nyinshi ku muhanzi abakora umuziki murabyumva. The next day Gogo came back for performance, but we did not allow her to do a lot of performance because the previous day
she had done a lot of praising and performances. Umunsi wo kwa gatandatu rero na urangira neza dufata gogo kuri hoteli twariho na protocole we uyu mukobwa ufite ifoto ye bajya kuryama. So on Saturday, I think it was 31st, Gogo after performance, we went together and she had a rest. Ku cyumweru naho haragera Gogo aririmba izindi ndirimbo ebyiri. The next day on Sunday, Gogo also performed 2 songs. Kuko cyari giterane cy'iminsi 3. Because it was a crusade of 3 days. Bigenda neza rero dore ukuntu twaje Kampala rero ariho Gogo yaguye. Everything went on well until we came back to Kampala where Gogo died from. Gogo yaje Kampala ku cyumweru kuri icyo cyumweru aza tuza nijoro duca twavuye Kakumiro tuza Kampala dukika Kampala kuwa mbere mu gitondo saa 10. They came in the night of Sunday and reached Kampala early morning on Monday. Tugeze Kampala tujya gushaka aho tugomba kuryama birumvikana. After reaching Kampala we had to look for where we can rest from. Ni ibintu bitana tworoheye nabyo kubera amasaha twari tuziye no kutamenyera igihugu neza. Getting accommodation that time it wasn't easy because we were not used to the country. Aho twajyaga henshi baratubwira ati nta place ihari. Wherever we could reach it was full. Ariko birangira tubonye aho turyama. Until we got where to sleep. Kuri uwo munsi wo kuwa mbere nimugoroba that same Monday evening Gogo yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Gogo started showing signs of illness. Ariko ntibyadukanze cyane kuko ni ibimenyetso by'uburwayi yari asanganywe. But it wasn't a shock to us because it was a usual way of her illness. Yari afite ubumuga bana nabwo hari n'ikarita ya leta bigaragaza. She had a disability and there is a card from the government that shows her disability. Yajya fatwa tukavuga ngo ni bya bindi murabizi nk'abantu barwara igicuri hari ukuntu igicuri gifata umuntu mu minota 2 akababaye muzima mu kanya kikongera gutyo akaba yabaho ubuzima gutyo kuko hari iriya ndwara itagivurwa ngo ikire nubwo hari nabayikize ariko we ntiyabonetse mu bayikize icyo gihe. People who know how epilepsy attacks you know very well that it can attack you for like 2 minutes 3 minutes and you get well, and there is no known medication for epilepsy, so she would get well. Kwa kabiri rero noneho cyaramufasha kikajya kimucugusa. So then the following day on Tuesday the kind of epilepsy attacked her and very strong. Nabyo tubona ntibirenze n'ubundi kubyo dusanzwe tubona kuko twe twagendanaga nawe twajyaga tubona byinshi bitandukanye ku by'uburwayi bwe wenda kamera zitabashaga kubona. The usual way, because we are used to that kind of illness, the epilepsy, and we were not shocked she would get well. Ndiyegisikiza no ku bantu babonye ikiganiro cyanjye nakoze kuri Yago TV show. I remember those who watched the Yago TV show. Hari ijambo mutakiriye neza ko rivuga ngo inyuma y'irido hari ibintu mutabonaga ku burwayi bwa Gogo. There's a word he said that behind the cameras there are some things that used to happen in Gogo's life. Nabonye isi itarabyakiriye neza ndaza gusobanura impamvu nabivuze kuriya. The world did not receive it well, but I'm going to explain about it. Nukuvuga ngo Gogo yararwaye indwara twe twari tuziranyeho nka team. Gogo had an illness that every one of us in the team knew about it. N'abantu bake bari babizi. Very few people knew about it. Ntabwo twigeze twishimira rero ko abantu bamenye ibyo bintu kandi bitavuga ubutumwa ntacyo bivuze kwivuga ubutumwa. We did not find it necessary to inform the public about her illness. Twakomeje kubihisha. We kept it a secret because it was not necessary. Niki cyatumye mvuga gutyo ngo byari biri nyuma y'irido kubera ko hari abantu bari batangiye gutangaza ko Gogo yishwe n'igicuri n'uburozi n'ibindi bituma noneho nza kuvuga ati oya dusanzwe tuzi ko nyine yakirwaraga none reka tubibabwire ariko sicyo cyamwishe. Ubu rero muri iki kiganiro turaza kuvugiramo n'ikishe Gogo. In this conversation we shall talk about what exactly killed Gogo, though the first information was about the epilepsy. Ubwo rero abantu babonye cyangwa se bakurikiye ikiganiro bakanyumva nabi kuri Yago TV show nsabye imbabazi kuko singiye wo gukomeretsa wagiye kandi yari donc kuri nge yari mushiki wanjye
yari umukobwa wanjye, yari doctor kubera ukuntu yamfashaga mu buryo bwose. Namwe mudukurikiye murabizi Gogo yaduhaye ibyishimo. Si njyewe rero wari guhindukira ngo nkoreshe imvugo zidakwiye kuri Gogo cyangwa ngo ni kumukomeretsa bingana no kwikomeretsa. So I ask for forgiveness in case I hurt anyone during my interviews, especially on Yago TV. He's sorry. Nindi mvugo yose naba narakoresheje ku ma social media ikagira uikomeretsa, nyisabiye imbabazi. Hari nibyo twaterwaga n'amarangamutima yo kubura umuntu. Or any other communication that I could have made that hurt any one of you, I'm sorry about it, but the condition I was in wasn't favorable. Dore umunsi Gogo yapfuyeho n'icyo yazize. Gogo yapfuye muri icyo cyumweru kwa gatatu. This is what killed Gogo. She died that week on Wednesday this week. Kwa gatatu ibyo bintu bimufata byakomeje kumufata bikamucugusa, none tubona biri kuba buri kanya tugira ubwoba. On Wednesday 3rd of September, Gogo experienced an illness that could make her shake a lot. Twigira inama bigeze mu masaha ya saa moya z'umugoroba twangura reka tujyane umuntu kwa muganga tutamugumisha hano bikaba ibibazo kandi abaganga badufasha. Until it reached 7 p.m. when we decided to take Gogo to the hospital for medication. Tumujyana ku bitaro bya Chengera Doctors. What is the name again? We went to, it is called the Chengera Doctors Medical Center. Yeah, nibyo bitaro twamujyanyeho. Tugeze ku bitaro ntabwo byafashe n'isaha rwose kugira ngo Gogo ave mu mubiri. When we took Gogo to the hospital, it didn't even reach an hour that Gogo was pronounced dead. Bitaro biduha amakuru ko Gogo wacu yamaze kwitaba Imana ku wa gatatu saa 3:30 z'umugoroba. The hospital authorities announced to us that Gogo is dead. Birumvikana n'inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Cha kunyura nnyo. It's so heartbreaking. Iyo nkuru twarayakiriye ariko mu matwi yacu twumvise ari nk'injerere ziri gucura. We had the news but we couldn't believe whether it is really true. Twaratekereje Imana ko Gogo ari bwo yaratangiye kujya yakora ari kugeza ubutumwa bwiza kure. Niki gitumye umujyana hakiri kare? We started asking ourselves why at this time when Gogo has just started to shine. Twebwe babitwereka ubwa mbere ko apfuye twatekereje ko ari igicuri kimwishe kuko nicyo twari tuzi. The first time they announced Gogo dead, we thought it was eclipse. No kwa muganga aho ngaho bari harugiye kwa muganga bakora estimation ariko batapimye umuntu bakanaliza ibimenyetso ngo no muntu yishwe wenda no kubura oxygene. Nibyo bari badutangarije mbere ariko nta kizami cyari gikozwe na machine. The doctors estimated that Gogo could have died of epilepsy as a result of respiratory aspiration. Ariko rero tugeze ku yindi minsi yakurikiye twamujyanye mu Lago Hospital gushaka icyamwishe. The next day we decided to take Gogo's body to Mulago for postmortem examination. Tumujyanyeyo rero icyamwishe twaratangaye. Icyo twakekaga dusanga sicyo. So when we got a postmortem report, we found out that what we thought of that killed Gogo wasn't the right cause. Ahubwo tugiye kureba document impapuro baduhaye zavuye mu byuma batubwira ko Gogo yishwe n'ibihaha n'indwara yo kurwara ibihaha. After checking on the report from the doctors and what they told us, it was believed that Gogo died of lung infections. Yego. Gogo icyamwishe nicyo tubivugiye hano kuri kamera zingana urya n'isi yose ibyumva mu ndimi zitandukanye. Undi uzavuga ibitari ibi azababeshya. So in a brief, that is what killed Gogo. Nibiba ngombwa turatacinga hiyo document bigaragaza. If possible, the document is there, we may attach it. Hari ibyambabaje muri iyi nkuru ya Gogo.
there are things that hurt me in this story of Gogo. aya makuru turi gutangaza turi kuyemeranywa n'umuryango wa Gogo kuko bamaze kubona icyishe Gogo. This news we are telling you, we sat with the family of Gogo. Nabo bavuye hano ngira ngo mwababonye And they are nuko babuze contented. imbaraga zo kuvugira kuri kamera, They are contented about the news. ariko twababajwe no kubona ari abanyamakuru batangaza ngo Gogo bamuruze, Gogo yanyweye ji. It was unprofessional to hear news from some media guys saying Gogo was given poison or something else. Ntabwo ibyo bintu byaturyoheye kubera agahinda twari dufite cyangwa tugifite ko umuntu wacu wagiye kubona ari umuntu wicaye kuri kamera ari guhimba icyamwisha atari dogiteri. Bisa n'ibiteje urubwa, bisa naho ari ukwishima hejuru y'umurambo, bisa nkaho ari ugushaka kurira ku mupfu. Sinzi nyine nge byarankomerekeje It's cyane. not good to spread fake news before receiving an official report from the doctors. It's like you wanted maybe to benefit from the dead. Umunyamakuru akoze iyo nkuru rwose akwiye kwikosora. Whoever did that, you did wrong. Kuko yakomerekeje umuryango wa Gogo natwe cyane. You are hurting the family of Gogo and the entire community that follows Gogo. Icyishe Gogo ni icyo tuvuze. That's what killed Gogo. Turashima muri iyi nkuru ya Gogo ambasade y'u Rwanda muri Uganda yatubaye hafi cyane ku buryo In the story of Gogo, we sinzi ko thank nabona uko mbisobanura. the Rwandan embassy in Uganda. Kugira ngo Gogo tujye kumenya n'icyamwishe, tumukura mu bitaro yari arimo tumuzana mu bitaro binini nka biriya, n'ababyeyi, igihugu ni umubyeyi n'ambasade. Transferring Gogo from one hospital to the other, that is from Chengera to Mulago Hospital, it was by the help of Rwandan embassy. Ambasade ni ukuri yaradufashije. We thank the embassy of Duhagazano Rwanda. turabashimiye burya koko igihugu ni umubyeyi. Thank you Rwanda, thank you the embassy. Uyu munsi nkuri dushimishije ni nuko umubiri wa Gogo uri mu Rwanda. We are happy in sorrow that the body is here in Rwanda. Sinzi nimba byari kuryohera abanyarwanda Gogo iyo agishingurwa Uganda. I don't know whether it would sound well to Rwandans that when Gogo was to be buried in Uganda. Ariko turashima effort igihugu cyabigizemo kugira ngo Gogo uyu munsi ashyingurwe ku butaka bw'u Rwanda tumwishyingurire. We thank everyone that helped us, especially the government of Rwanda. Ubu rero umubiri wa Gogo ubitse muri iki kigo mbona hano inyuma yanjye, Rwanda Forensic Institute. So the body of Gogo has been kept here at the Rwanda Forensic Institute. Turi Kacyiru rero Gogo yageze mu Rwanda. That is Kacyiru in Kigali, Rwanda. Sinzi ibijyanye no kumuherekeza bwa nyuma biteganijwe gute, bizaba rya. Reka tuvuge ku kijyanye no guherekeza Gogo na challenges. Gogo Gloriose ni umuntu w'abantu benshi cyane, umuntu uzwi n'abantu benshi cyane. Gogo is a popular person. Dukeneye kwiga no gukora protocole ye neza kugira ngo aherekezwe mu cyubahiro kimukwiye Imana yamuhaye. We need to have time and arrange Gogo's burial. Kubera ko twari turi muri Uganda twatekerezaga ibintu byinshi cyane. Murabizi ko umuryango Gogo afite mbisubiremo nitwe n'aba bantu n'aba banyamakuru n'abantu bari kureba iki kiganiro, ni natwe nka timu y'aba bantu Imana yari yaratoranije, niwo muryango Gogo afite mugari. Tubanze tubitangaza. You very well know that Gogo is an orphan, meaning the family Gogo has, it's we, you, and everyone that had been following Gogo. Mumenye iki kintu, Gogo nta papa yagiraga. Gogo didn't have her father. Gogo nta mama we yagiraga. Her mom died. Gogo bavutse ari abana babiri, ubu yarariho n'ubundi ari umwe, undi yarapfuye. They were born two and one died. Uwo muntu ubundi yahoraga akeneye nge nawe uko nitwe muryango. Gogo needed me and you. Gogo n'ubundi aracyadukeneye. And still needs us. Turifuza niba mubitwemereye ko dufatikanya guherekeza Gogo mu cyubahiro. We request that you join us to send Gogo in a decent way. Tubashije kurwana no kugira ngo Gogo ave muri Uganda mu buryo butari butworoheye. Nje uvugiye inkuru
maze amasaha 48 ntashinzira. It's not been an easy task bringing Gogo from Kampala to Kigali. Personally, he has not slept for over 48 hours. Ndumva muri iyo minsi narariyemo rimwe. In those hours, maybe he had one meal. Atari uko mbuze ibiryo. Not because he could not afford. Ahubwo ndwana no kugira ngo Gogo agere mu Rwanda. But he was busy finding ways of bringing Gogo's body here. Mu mpera Imana icyubaro ko ibyo bintu bishobotse ndumva umutima wanjye usa n'uruhutse. So we thank God. Please help us thank God for bringing Gogo back to Rwanda. Dore ikigiye gukurikiraho twamaze kumvikana n'umuryango wa Gogo ko agomba gushyingurwa ku wa mbere. This is what follows next. Gogo azashyingurwa ku wa mbere, azashyingurwa Rwamagana, ahaturuka birumvikana. Gogo's burial will take place on Monday. That will be 8th. Murabizi ko Gogo yari umukristo mu itorero rya Anglican Church. Gogo has been in an Anglican church. Ariko mu cyaro, si mu cyaro gusa n'ahandi hari insengero nyinshi zafunzwe. Turi gutekereza ko uburyo bwo kumusezeraho mu rusengero pastor ashobora kuzamusanga mu rugo. There are some churches that were closed. We may find it possible for the pastor to pray for Gogo's body at their home. Kuri icyo ngicyo cyo kumuherekeza no kumusezeraho, amakuru arakomeza agende atangazwa. Tuzajya tuba abanyamakuru abangaba turi kumwe babinyuze mu communities yayo. Ubwo ni hagati y'iri joro ndetse n'ejo hagize amakuru make azaboneka tuzababwira. Any new updates we shall be informing you. That is between today and tomorrow before the burial. Abantu bari kutureba iki kiganiro ngira ngo tugikoza ari kuwa gatandatu. Ntacyo bitwaye umuryango mugari wa Gogo. Mushimye ko dukora igitaramo kinini ejo ku Cyumweru hano i Kigali cyo gusezeraho Gogo. Ni Kigali abantu bamukunda twese tukaza tugashaka sare tukamusezeraho hano i Kigali mbere yuko tumujyana mu cyaro kumushyingura. Ibyo bintu muraye mubiremye iri joro byaba mukoresheje ubutunzi bwanyu. His wish, if possible, we could converge here in Kigali and celebrate Gogo's life. Ushobora kutureba rwose uri n'umutera nkunguru umwe gusa ukavuga ati iyo projet yera ntagatifu ndayiguze nimutegurire Gogo igitaramo kinini kuko ni ibintu bihenze no mpamvu turi kwiyambaza abantu kuko ibyo tumaze gukora ibimaze gukoreka ni byinshi bimaze kujyana imbaraga ku buryo gutekereza ibindi bigiye gukurikira turasaba ko abantu badufasha. Any sponsor out there, you can even say I'm taking care of Gogo's celebrations here in Kigali and the next events. Ngira ngo rero munsi y'iki kiganiro niba nimero twayivugira mu kiganiro simbizi hari nimero rero abantu bashobora koherezaho inkunga support yo gufasha Gogo ibaruye n'ubundi ku mazina ya Musabyimana Gloriose kugira ngo uyu murimo wo kumuherekeza urangire neza tuzishime. Hari ikibura byinshi cyane dukiremo ko abantu badufasha. Maybe if possible we can read you the number for those that wish to stand with us so we can have a very good send off for Gogo. Maybe we can read you the number. Aho waba uri hose, aho waba uherereye hose ku isi no kuri reka duherekeze umugeni wa Kristo neza mu cyubahiro cye tubifashijwemo n'Imana namwe byose byashoboka. Everyone everywhere elsewhere in the world, you are welcome. Please stand with us. Ushobora gukoresha uburyo bwa World Limit cyangwa mobile money. You can use World Limit or mobile money from this number +2 guteranyaho 250 mbanje kode y'u Rwanda kugira bibe byakorohera n'uri hanze y'u Rwanda. You can use these numbers, maybe first read it. Plus guteranya 200 guteranya 250 79 3 8 8 29 cyangwa reka mbivuge gutya 079 3 88 93 This is the number in case you want to use the mobile money or World Limit. +250 793 88 9329 or
In other words, you can say 0793 889329. This is the number in case you wish to stand with Gogo's family. Iyo nimero ibaruye ku mazina ya Musabyimana Gloriosa. It is in the names of the late Musabyimana Gloriosa. Nukuri inkunga yawe uko yabingana kose n'ubufasha uzohereza buzakoreshwa icyo bugomba gukoreshwa. Anything, any support, any financial support of any amount is welcome. Numva twarangiza tubashimira. We end by thanking you. Yego. mbere ko dusoza hari benshi byinshi bakeneye kuba wenda twakubaza nk'abanyamakuru turi hano kubera ko benshi bari hano ibitangazamakuru bitandukanye bikeneye kumenya byinshi bagomba gusobanukirwa. Mbere na mbere turabashimiye wenda ku wenda bamurera ko ababyeyi bamubyara we bitabye Imana. Bo wenda impamvu ntasubiza n'icyo kibazo ngo mbe tafu cyane nuko ntabibonye neza, nuko ntarebye ibyo biganiro neza. Ntacyo gusobanura wenda nakunyuramo muri make kugira ngo dusoze. Baravugaga ngo hari ibitaramo bitandukanye bakoze ndetse byinshi turabizi, management we yarabitubwiye atubwira ko hajya havamo ubushobozi butandukanye. Manager we yatubwiye ko amafaranga yavagamo yafatagaho make andi nakahereza Gogo ndetse n'umuryango we umurera uyu munsi. Ariko twabonye bakurikirana bavuga ngo mu byo bagiye bakora byose, mu bitaramo byose yakoze yabari inyungu zose zavuye mu muziki we nta n'igice na kimwe bigeze babona. Nibyo koko nta n'igice na kimwe bigeze bakira bo mu rugo kivuye kuri Gogo. Uburyo bwa management ukuntu bukora, iyo umuntu amanaginga umuhanzi baba bafitanye amasezerano. Yego. Kavuga ati inyungu z'umuhanzi nizi, inyungu za manager nizi, uri kumva. Sinzi rero niba ari uruhande rw'umuryango rwaba rwaratangaje ibyo bintu kandi babitse ibimenyetso berekana ko bakoranye na manager neza, ahubwo yaba ari ubuvugizi bwakozwe n'itangazamakuru ritari ry'ukuri rigakwirakwiza inkuru itariyo. Ariko muri management ya Auguste ndetse n'umuryango wa Gogo nta kibazo kugeza ubafitanye na kimwe kijyanye n'iko. Urakoze rero bikereka tugushimire kuba waduhaye umwanya ukatuganiriza. Imana iguhe umugisha cyane.